ku nkeke nyinshi ndetse n'ababyeyi bari bafite umutima uhagaze cyane bategereje umwana wari ugiye kuvuka ku itariki 25 Kamena mu mwaka w'2001. n'ababyeyi bari bafite umutima uhagaze cyane bitewe n'umwana wari ugiye kuvuka ku kanya. byari ibitaro byangaha mu Gitega muri uyu mujyi wa Kigali. byari bigoye cyane kubona ejo hazaza h'uyu mugabo yuko ashobora kuba icyamamare gutya. ni Nyaxo. abamumenye benshi cyane ntabwo bajya bapfa kumugereranya kuko urwenya rwe rwonyine rurabikwihera. uyu musore ukiri muto nubwo utazumva amagambo ye arimo arirata ibigwi, gusa ibikorwa bye bigaragara cyane kandi bigaragarira amaso birakwihera. ni Nyaxo. uyu musore agaragariza icyizere generasiyo y'ubungubu ko ubuzima bushobora guhinduka gato cyane mu bintu utari witeze. yazamuye benshi cyane, benshi bamufata nka fondasiyo bazamukiyeho. uyu musore unyarukiye ku mitekerereze ye ushobora kuba wavuga ngo ntago ireshya na gato n'igihagararo afite. turamutse tubonye nk'icyuma gipima ubwonko ukagenda kuri iyi mitekerereze y'uyu musore ukiri muto wavutse mu mwaka w'2001 wujuje aka kanya imyaka igera kuri 25, ushobora gusanga nta na gato ubwonko bwe bungana n'igihagararo afite. yitwa Kanyabugande Nyaxo. ikindi kandi kuwarebye komedi mu mwaduko we arabyumva neza cyane bitewe n'amagambo asekeje ndetse n'ibikorwa uyu mugabo ajya agaragariza muri komedi ze. ni benshi kandi mu basitari nyarwanda ntajegajezwa bagiye bazamurwa n'uyu musore ukiri muto kandi banamuruta. muri abo ngabo harimo abasore b'ibirangirire cyane. ni benshi twagiye tumenya muri showbiz nyarwanda bagiye bazamuka bamwifashishije nka fondasiyo yabo. twavugamo nk'uyu nguyu bita Kiramani Mr Chitani, muramuzi cyane ku ijisho rimeze nabi cyane. ukagereka uyu nguyu Patino wazamutse cyane atangiye no gutrendinga cyane, gusa kaza gusa nk'ubihagarika ibyo gukina amakomedi. ntabwo wakwirengagiza kandi na Aisha, umukobwa umwe rukumbi wazamukiye muri Nyaxo ndetse agakomeza gutrendinga bitewe n'amagambo y'ukuntu yakinaga facial expression. ukanyarukira kuri uyu nguyu nawe wabaye ikirangirire cyane cyane, wumve ngo nanone ngo cyane bamwita Mitsutsu. aba bose bakaba urugero rw'abo Nyaxo yaba yarakuye habi cyane ubundi akabazamura bakisanga bari ku gasongero bari gukirigita ifaranga mu buryo nabo batazi uko bwagenze. uyu musore ukiri muto wavutse mu mwaka w'2001 Nyaxo yatangiye gukirigita ifaranga ubundi akarikora mu kwaha akiri muto akiga muri secondaire. avuga yuko ngo kugukira komedi ari ku ntebe y'ishuri bitari bimworoheye cyane, dore yuko ngo igihe cyinshi yakimaraga ari ku ishuri gusa n'ubundi nibyo byamwishyuriraga amashuri bikishyurira ndetse n'abarumuna be. akazajya agiye gutekereza gushutinga ubundi igihe cyinshi akakimara arimo kwikinira komedi, ubundi mu ishuri bikanga akagenda abona amanota mabi, gusibira nabyo bigatezamo. gusa agatekereza kubivamo ubundi akareba ati se nimbivamo kwishyura ishuri ndetse n'abarumuna banjye bishyurirwaga ishuri n'ibi ngibi biragenda bite. uyu musore umaze kwiyubaka mu buryo bugaragara muri sinema nyarwanda ubundi ni muntu ki. nguhaye ikaze byimbitse kuri iyi YouTube channel yacu yitwa OVI FACTS. niba ari ubwa mbere wisanzeho ndagusaba ngo nukundi iyi video uze kudukandira kuri like, ukande kuri subscribe, nurangiza utubwire nk'ikiganiro dushobora kuba twagukuraho ubukurikiyeho. ngende Jean Baptiste Rugero nguhaye ikaze. amazina ye yiswe n'ababyeyi ye bwite bamwita Kanyabugande Olivier, gusa yamamaye nka Nyaxo. yavukiye n'ubundi muri uyu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Gitega ku itariki 25 Kamena mu mwaka w'2001. Nyaxo ni imfura mu muryango w'abana nabo bakina komedi aribo Nyaxe, Nyaxi ndetse na Ivan. uyu Nyaxo mubona yize ikiburamwaka cyangwa se za gardienne ahangaha kuri Apakope, abari naho ataturira amashuri abanza. akigera mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza yatsinze ikizamini neza akomereza muri Kristrua i Nyanza, ndetse n'ahangaha ahageze arakubita neza cyane mu kizamini cya Trancome na cyaragikubita, ari naho yahise aza kwiga Lycée de Kigali mu ishami ry'ubugenge, ubutabire ndetse n'ibinyabuzima rizwi nka PCB.
uyu musore avuga yuko ahangaha kuri Kristirwa ariho yaba yaratangiye gutaturira ibijyanye na komedi, akaba ariho yinjirira muri showbiz nyarwanda. Uyu musore kandi wakundwaga mu kabyiniro cyane, yisanze ahangaha kuri Apakope ari muri Media Club, ari usanzwe uyobora ibikorwa byose bya Media Club nk'umusangizi w'amagambo. Uyu musore kandi nawe yerekeje mu bijyanye no kubyina, gusa abona yuko nta kintu kirimo na gato, ubundi ahita atangira kwikorera mu bijyanye na komedi. Gusa ngo yabonye application yitwa Viral bashyiraho utuvideo two kubyina. Uyu mugabo atangira kuvuga ati se ndamutse nanjye ntukoze nkazanutaho ntago twagira views. Ati nibwo yatangiye gukora utwo tuvideo dutoya nkoresheje telefone ya mama ya Tekino, nanjye ntangira gutaho. Nyaxo we ubwe ari wo wamufataga utwo tuvideo, ubundi akagenda namubwira n'uduterime agomba gukoresha kugira ngo abantu baseke. Agahita avuga ati kari agaterime ibi ni ibiki banyarwanda, ngo ni mama wakanyigishije. Nyaxo kandi muri iki gihugu cy'u Rwanda niwe waba warazanye icyo bita sound effects mukunda kumva azikuye muri komedi z'abanya-Nigeria. Uyu Nyaxo yakomeje gukora cyane, ubundi aza kugirana amasezerano na YouTube channel yitwa The Focus Media. Ikimara kumutera ijisho yuko uyu musore afite impano, ihita imubwira ati ese waje tugakorana. Nyaxo nubwo bitari byoroshye cyane kubona umwanya, gusa nawe yaje kubyemera atangira gukorera kuri The Focus Media, bitewe nuko ibyo yakoraga byamutwaraga umwanya munini cyane, birimo nkuko yagombaga kuba yakora script, akeditinga, akanashutinga ndetse n'ibindi byose bijyanye n'icyo bita production process. The Focus Media bari baratangiye gukorana, avuga yuko yamuherezaga akayabo k'amafaranga 20,000 y'u Rwanda kuri buri video imwe. Gusa ngo we ubwe akivugira yuko ngo yasaguraga amafaranga 4,000 ayandi yayashoye muri iyo komedi nk'umunyeshuri. Ibyo 4,000 byabaga bihagije cyane kugira ngo akomeze gutuma ubuzima bwe buba watamu. Ati cyane yuko hari ubwo amafaranga yaje kuboneka akazayishyura n'amafaranga ya Minervale. Nyaxo yavuze yuko yatandukanye na The Focus Media atangiye gukorana na Kasuku, akaba ari nabwo amafaranga menshi ngo yatangiye kuboneka. Ati cyane ko ari nabwo yaratangiye kubona ibiraka byinshi byo kwamamaza. Ibintu noneho byaje guhinduka cyane, biba uburyohe, ubuzima butangira kumubera icyanga. Ubwo yashyiraga umukono ku masezerano na Afrimax TV, aho ngaho yatangiye gukora akavagari k'amafaranga, dore yuko ubwo yatangiye no gukora ku mamiliyoni akiri kandi ku ntebe y'ishuri. Ahangaha ubwama bari butangiye guhora n'ifaranga byaragiye biricanga, bimera nka kwa kundi inkoko igeze mu mavuta itangira guturagurika. Nyaxo yatangiye kugenda siba mu ishuri, bigeza naho umuyobozi w'ikigo ashaka kumusezerera ngo amwirukane. Gusa ntibamwirukana kuko ngo yaberekaga projet ze, bakabona ni projet zifatika. Ikindi kandi akanababwira yuko ari hakura amafaranga yo kwishyura ishuri. Bakimara kubibona noneho batangiye kuzajya bagenda bamuhereza urushya, ati genda ujye mu kazi. Uyu Nyaxo byari byaragoye cyane, azi yuko atazarangiza amashuri yisumbuye. Ubwo amanota yasohokaga, uyu musore ngo yatinye kujya kuyareba, ngo kuko bagenzi be bari kumubwira bati amanota yawe ashobora kuba akemangwa. Asoza amashuri yisumbuye yibikaho diplome, gusa bigoye cyane mu buryo bukakaye. Mu kiganiro uyu mugabo yagiranye na igihe.com mu kiganiro uyu mugabo yagiranye n'Igihe, yarabajijwe ati ese waba warakomeje kaminuza? Aravuga ati sinabashije kwikomeza bitewe nuko hari barumuna banjye nishyurira amashuri. Ati kubw'ibyo ntago byanyoroheye cyane kuba nayikomeza, gusa ngo kuba yayikomeza ngabifite mu migambi, dore yuko ngo ashaka kuzigira ibijyanye n'ubuganga muri kaminuza. Kubijyanye n'urukundo, uyu mugabo ngo rwose ngo hashize imyaka igera kuri 2 ari mu rukundo n'ikizungerezi Ella Dulo. Akibivuga ngo kubijyanye n'ubukwe, uyu mugabo yarabanza ashyiraho akadomo, aravuga ati bisaba kwitegura cyane, ntazazana umwana w'abandi akazajya yicira isazi mu jisho. Muri icyo kiganiro kandi yabajijwe icyatumye akunda umwana w'abandi, avuga yuko ngo yamukundiye inzobe ye, akanamukundira ngo n'imiterere y'umubiri we. Ikindi kandi yanagarutse ngo ku kuntu yariye indobo zigera muri 3, ngo ubwo bigaga muri etide yagiye kureba umukobwa, nuko afite ijambo ryo kumubwira abanza muririmbira indirimbo ya Shushumura yitwa Kugeza ku Ndunduro.
akigera ku gitero cya kabiri umukobwa aramubwira ati buretse nyabuna urimo uraganisha he wowe kabyara we. Nyaxo yaramusabye ati ye mukobwa ba witonze basi mbanze ndagize ino ndirimbo byibuze ngire icyo nkubwira nyuma. Umukobwa ahita amukurira gahunyo aramubwira ati aho uri kuganisha nahumvishe rekera aho ngaho. Nguko uko indobo ya mbere yayitamiye. Gusa akimara kumenyekana agitangira kumenyekana uyu mukobwa ngo yatangiye kumwivugishaho neza akamwitwaraho nka miseke igoroye. Ariko Nyaxo abona yuko uwo mukobwa atakiri type ye. Wigarukiye ku ndobo ya kabiri uyu mugabo yatangaje yuko ngo yariye ngo n'umukobwa wo mu diaspora muri bihugu bya Afrika. Nyaxo yatangiye kwataka uwo mukobwa gusa ngo uwo mukobwa yavugaga igifaransa gusa n'ikinyarwanda ngo akizi. Nyaxo agitangira kumuganiriza ndetse agiye kugwisha ku ngingo uwo mukobwa yamubwiye yuko atapfa gukundana n'umukomediye ngo kuko abanyarwenya ngo nago baba bari serie. Indobo ya gatatu uyu Nyaxo yayikocorewe kuri Instagram ubwo yahuraga n'ikizungerezi ubundi bagatangira guciringa neza cyane. Nyaxo akabona yuko bizakunda kuko uyu mukobwa yamugaragarizaga neza icyizere yuko ashobora kuba yagira amahirwe yo kuba bakundana. Gusa ngo uyu mukobwa yigaga muri kaminuza yo mu ntara. Nyaxo ati njyewe nk'umusore utangiye kugafata nkafata bisi nkaba nakwerekezayo. Uyu musore wacu Nyaxo yashyizemo icyangwe arangize kiramo n'agapfukamunwa ubundi amanuka mu ntara. Akigerayo gato uyu mukobwa yahise amubwira ati ntabwo byakunda nanze kugukatira kuri telefone kugira ngo utaza kubabara. Umukobwa yifatira telefone ye ubwe aramubwira ati reba amafoto y'uyu musore niwe dukundana. Ati impamvu nakubwiye kuza nagira ngo udutaramire kuko ndagukunda muri komedi. Nyaxo byaramubabaje cyane. Uwo munsi umubera nk'umunsi yaba yaranyagiwemo n'imvura y'amahindu. Ntiyigeze bataramira ahubwo yahise yifatira inzira arongera yisubira mu mujyi wa Kigali. Ndagushimiye cyane wowe twabanye mpaka kugeza kuri uyu musozo. Nizere yuko amaze gukanda kuri subscribe. Until next time, peace out.